baturiyeho kumera nanjye. Amen. Bifoste mwibuka mutumira ku giterana hano Masaka i Kigali. Arimo arazamuka. Adushyiriramo ibintu numva biraryoshye. Rero iyi saha ngenda yiguha. Amen. Mazimisi hari igikombe uri kunywera. Icyo gikombe kirimo ibisharira. Uranywa ariko ibyuma birasharira. Uranywa ariko ibyuma si ushaka kunywa. Isano uri kurira urarya ariko ibyo uri kurya si byo ushaka kurya. Amafaranga ufite si yo ushaka kuba ufite. Imana inyuzeho ku buzima bwanjye. Imana inyuzeho ku buzima bwanjye. Imana inyuzeho ku buzima bwanjye. Imana irimo iranyuraho nonaha. Imana irimo irabanyuramo. Urariruka buri waguhoza ariko Imana iri kuguhanagura nonaha. Emerera Imana iguhanagure. Emerera Imana iguhanagure. Emerera Imana iguhanagure. Nta wundi waguhanagura. Abantu bakora umunsi umwe ariko ntibakora imyaka 10. Abantu bakora iminsi 2 ariko ntibakora imyaka 2. Imana ikugirire neza. Turi mu nzu y'Imana. Umuntu mwicaranye hindukira umurebe. Nubona utamukunze uhaguruka iruhande. Arega nta n'icyaha nubona utamukunze umuva iruhande. Nitwa Umutambyi Fidele. Amazina yanjye uyamenye gutyo. Umukozi w'Imana mu rugo ni Kigali. Kandi ndi umuntu w'umugabo. Sibyo? Mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bwo mu mubiri, ngende umuntu w'umugabo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Bizera Yesu. Njye Fideli ntabwo nawe gira kutenge ariko waba bari kumva iryo jambo uko numara kubyumvisha umutima wumva hari ibintu bise biva. Dusubiremo rimwe gusa.
Imana ishimwe. Imana ishimwe. Sasa iyo ngiye kuvuga ibintu by'Imana ngira munsi yo nyinshi. Umva amarira araje kantu gato gusa gahita kamfata mu munsi yo zirazamutse ndikumva amarira kubera njye nabakunze. Amen. Ikimenyetso cy'uko nabakunze uriya musore wicaye yaranaze hano wowe uri kundeba wicaye neza yewe numva nabikunda urukundo rwanjye. Twaturiyeho kumera nkanjye. Amen. Ni ipantaro ndaza kuyikura. Amen. 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 Kugera kuri 15 17 yari yaratangiye gutegura ibiterane bikomeye cyane. Ni Faustin mwibuka mutumira mu giterane ahantu Masaka i Kigali. Arimo arazamuka. Adushira mu bintu numva biraryoshye. Nanjye ndayiguha. Imana agiye gukorera neza numva ndishimye. Tuzaganira byinshi, hari byinshi twakora. Igihe cyageze. Yewe ndatangara cyane kugera hano igihugu cya Uganda tuvuye mu Rwanda tuvuga ikinyarwanda, twagera hano tugakomeza kuvuga ikinyarwanda mu materaniro y'abantu benshi nta muntu uri wese. Hari umuntu utari kumva ibyo mvuga? Na pasiteri ari kumva. Mureke mbabwire uhaye agaciro iryo jambo ryonyine. Ngende umunyarwanda. Yego? Nageze hano muri Kampala muri Uganda ndacyari kuvuga ikinyarwanda kandi mbwira abantu benshi. Sasa hari jambo ry'abantazi yava ntabwo amenye gihe yakimba baguruke mbabwiye. Ushumba ngwino hano mubwire bakumpere mikrofone. Utazi ya
yava ntamenya yanjye, kandi umenya ahageze amenya ibisigaye. Tugiye gukora ibintu bibiri. Njyewe ngiye gusengera igihugu cya Uganda, yego, gisabira umugisha n'impano nziza cyahawe u Rwanda bwo kwakira abanyarwanda. Niba wumva bikwiriye umukuru w'igihugu Museveni, yego, kuko ibyo tugiye kwatura tugiye kubyatura ku gihugu, yes, niba wumva mu mashyi utanze amukwiriye uyongere, niba utanze isengero tugiye gusenga urisengesha umutima n'ubwenge. Amen. Ngiye kwatura umugisha ku gihugu cyacu turimo none, cyemeye kutwakira ku mupaka bakaduterera, yego, ngo ni mwinji turinji, ibuka ko ari igihe bitakundana. Amen. Tugiye kwatura umugisha. Mpamvu ndawatura nuko ngufite umugisha uri muri njye. Hello? Amen. Yes? Yes. Umugisha uri njye. Niyo mpamvu ufite ubutwari bwo kugira umutora mu gihugu. Umushumba nawe arongera wature ku gihugu cyaho twagize ute? Umushumba najya kudamu ayatura mu kisogo yarije bavudde. Nawe wature ku gihugu cy'u Rwanda. Ate nawe yature ku nsi y'u Rwanda ayatura mu kisogo. Nawe usengera u Rwanda. Nawe usabire Rwanda, usabire Rwanda. Kuko kugira ngo ababaye bicaye okubanga tutudde wano nuko bafite igihugu bakomoka. Kuba tuyina ensi tusibuka. Ababonye ubwene gihugu muri bafunye nationality oba ID. Ushimira Imana. Webaze Katonda. Kuba mu gihugu hano kabona ubwene gihugu. Okubanga bafuna nationality nga oli mu nseno. Shimira Imana. Webaze Katonda. Aho uvuka nk'umuhanzi se. Jozali watomanyiyo. Subiza y'amaso. Zaya maso mabega. Ureba aho uhagaze neza. Omanyi oyimiride kati. Ureba impamvu yatunyuza. Lwaki oyimiride lwaki oli wano. Mukuremo burage mu mitima yanyu. Jamo kuzanya obekyede mu mutima gyo. Ongera utekereze icyo kintu. Odemoloze ekintu ekyo. Kugira ngo tubone amavuta tugiye kwinjira. Tusobole okufuna amafuta nibwo noyingiramu. Aho naho tugiye kubafuna. Aho tugenda kugulawo waawo. Mashi. Turi kumwe. Turi wamu. Turi kumwe. Turi wamu. Ariko Jacques, nkawe urusengesho. Nimushaka ko yasenge muryamye, nimushaka mumve mu ntebe, nimushaka mu movinga, ariko tujye gufata iminota 5 yo guhesha umugisha kw'ibihugu. Marishim. Amen. Guhesha umugisha kw'iki? Ibihugu. Kubera ko hano ngende umunyarwanda. Ndi kuvugira izina ry'Imana ibugande muri hano hari hitwa Katosi ku nyanja ya Victoria. None ndaho numva ni ibintu by'imikino gusa, numva ni ibintu tamborere biranguza. Suko bimeze. So izo mbaraga tuba tuzi step by step. Kabusenga buri wese azamurwe, ndazamura ijwi kwanye sengera igihugu turimo cyo Kampala Uganda, nawe usengera igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali. Impamvu ibanda i Kigali abari abantu benshi, kandi umutima w'iki w'igihugu. Sibyo na message nyinshi ku Rwanda kujuzuma. Message nyinshi zimanyi ozula ku Rwanda. Ibyo byose usenge. Hagarika imbaraga zose z'u Rwanda. Naye ndasenga mpagarika imbaraga zose. Najya kusaba mwemiriza amanyi amalala galwanisa Uganda. Amen. Amen. Twatangiye gusenga. Twatangiye gusenga. King of glory, we are here before you, Jesus. We are standing in the horrid land of Jesus. Twatangiye gusenga.
nga twayagala okwegayirira n'okukabira kwe Katonda omulamu tukabira Mukama ku lw'eggwanga lino Uganda Mukama nga ate nga tukwegaye ku lw'eggwanga Rwanda tuliteeka mu mikono gyo Mukama Rwanda tuliteeka wansi w'obusaayiro wabeewo amaanyi agala okula Rwanda mu linnya lya Yesu Rwanda gikyuse ayi Katonda Rwanda gikyuse mu linnya lya Yesu mwana Katonda waliwo ebintu byatubulira mu Rwanda ng'amakanisa tegakyakungana abantu tebakyasaba tubakyaliwo kigenda mu maaso ayi Katonda naye tusaba Katonda w'eggwansi olabika Mukama Pulezidenti w'e Rwanda tusaba ekisa kya Katonda ekiramu Katonda okulokole Rwanda tubasabira omukisa tusabira ekitundu kya Rwanda Mukama taata mu kigali ebitundu eby'enjawulo Mukama byalo eby'enjawulo tukoola amaanyi g'akawunya tukoola amaanyi g'akasunga tukoola amaanyi g'agatuusa tukoola amaanyi g'agakolesa Yesu tukwegayidde ku lwa Rwanda Mukama tuwe Rwanda Mukama tukwegayidde ku lw'abasajja n'abakazi b'e Rwanda tukwegayidde Katonda akola ebikulu Katonda akola ebyekisa Rwanda tukyuse abantu balokoke abantu batuuke abantu bategere Katonda amakanisa gajjamu gasabe tukwegayidde omwoyo wa Mukama tukwegayidde empologoma Wiramaketerebo Santa Mukama janga okolera ekitundu ky'Rwanda janga osomala Katonda omulamu tulagira amaanyi g'ekizikisa amakanisa okusaba Thank you, Jesus. Let your commandment and your power to come. Bendera ya Yesu yake mu Rwanda. Bendera ya Yesu itambule mu Rwanda. Lekamana babana n'umugisha muri abantu Katonda mu Rwanda muri Yesu. President n'abakulembeze bambona. Twatende emikono gyo Mukama. Bakkiriza ekitindo ekyo kikirikana okusaba amakanisa gatandika okusaba amakanisa gategere Katonda w'amazima Yesu tukwegayidde wano mu Uganda tukkiriza nti Rwanda enjiri gye yatandikira Rwanda enjiri yatandikira Mukama nge Rwanda abantu ne balokoka twagala okulaba ekitiibwa kyo nga kikomawo mu Rwanda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Mu Rwanda turi amahoro. Ndababwira ngo mu Rwanda turi amahoro. Turaryama tugasinzira. Namwe abari Uganda muri cyane mu gihute usinzira. Sibyo? Yes. Mubyumve neza namwe muryane mugira ute? Umutekano wa Kampala, umutekano wa Uganda, please. Kuba duhari natwe tugira ute? Twifitiye confidence turi ahantu hadasanzwe. Ako sinzi bamwe n'umurabyo. Imana y'umugisha. Muracyakunze twumva ijambo ry'Imana cyangwa turacyari? Mushumba guhesha umugisha igihugu cyanjye Imana y'umugisha. Ndagushimiye cyane. Mwese uko muri hano ngiye kubatura ijambo rimwe mumeze n'irindi. Imana ibavane muri karande z'imiryango yanyu.
ndabisubiramo. Imana yewe njya nibaza kuba twicaye hano koko uhari ukwiriye kuba uhari. Nibyo ndimo ndibaza none nabwo ngo mundebe ndi kugira ngo nze kumenya ukuri uhari ukwiriye kuba ugize ute, kuko n'ubu uhari ukwiriye kuba uhari ni ukuri kw'Imana uracyura ikimenyetso. Mbese murahari? Wandiriye neza, ukifumbase uri kuryanga Imana. Situri itara cyo gushima Imana. Niba warangiriye neza, tumera nk'umuntu urabye. Mu Rwanda cyangwa Faustin Ndamukondi yari kuririmba ahita araba ukabona byarangiye, tubona yapfuye ukabona arazutse, burya bari gukora ibintu yumva. Amen. Mana ndagushima, Mana ndagushima, Mana ndagushima, Mana ndagushima, Mana Yesu arababwira ngo niki gituma mumpamagara ariko muri kumpamagara iki? Niki ko numva muri kumpamagara cyane byagenze ariko ntuzi ko inshuti yawe yapfuye. Nose kuba yapfuye si bari ibintu birenze yapfuye. Nose mubireke nanabimenye gutari mwana bibi. Akurumva Yesu kumenya. Yihagije. Amen. Amen. Nabimenye mwebwe mutunuze. Sinkeneye mureke maze muri byo ndi gukora. Nimbirangiza. Ako mwagiye mu mwuka. Ngeke kwasigira urukundo mukundana. Mbere y'amasengesho mubanze mukundane. Mbere yo kuhanura mubanze mukundane. Yego. Bindi n'amasengesho mushaka muyareke. Kuko ni mukundana amasengesho azaba yikoreye muri icyo cyonyine gusa. Naho ni muryajyana mugafata amasengesho gusa ngo muri gusenga muri abantu batanu ndakurahiye. Amen. Amen. Reka nkore teste ntuire kuno abantu batakundana. Buri muntu wegereye undi narebe ikintu amuha. Urebe ko buri wese akibura. Buri muntu wegereye narebe ikintu amuha. Niba utanagifite umuha agapapuro umubwira ati fata kano gapapuro ni ikimenyetso. Ejo muzareba. Nukuri ufata agapapuro basi ukamureba umubwira ati ni ikimenyetso. Ejo uzandebe nzagwajyaki. Amen. Mureke mbabwire. Yewe ndimo ndabona amavuta muri ihema. Amen. Urakoze cyane. Amen. Thank you. Amen. Yes. Amen. Nukuvuga ngo
gihe cyose turi muri iyi mata ari mu mwuka w'urukundo. Reka mbabwire, niyo twamara iminsi irindwi tukiyongeza yindi tukiyongeza yindi, nta kintu na kimwe kizahinduka mu buzima bwawe. Nta kintu na kimwe kizahinduka mu buzima bwawe. Nimuze twivugira urukundo. Nibuze ushobora gutaha nibuze nkakuzanira ikiro cy'umuceri nkavuga ati batwigishije urukundo, reka nshyire fulani ikiro cy'umuceri ndabizi ko ntacyo afite. Ariko ni gukubita amagambo ndakura hari yabo usanga babaye umuntu wadanje barushaho kuba mubi cyane, ariko urukundo murebe ko imitima yanyu yatangiye koroha mu izina rya Yesu. Mwahagarariye u Rwanda ku rwego rukomeye rw'abantu bari muri Kampala bakundana. Ko mwaruhagarariye mu rukundo rw'abantu bari Kampala. U Rwanda rukaba ruzi ngo hari abantu bari hano bafite iki? Bafite urukundo. Maje kundi igihugu urimo guhahiramo, ugikunde utanga imisanzu yawe yose igize ute ishoboka. Nubwo bagwa ubwene gihugu ntibabe kuri umunyarwanda, barabiyobewe uri umunyarwanda, korera igihugu urimo, yego tanga umusanzu wawe wose ushoboka. Wanasifiwe. Ukora ibishoboka byose, yego bakugirire umugisha. Icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Azagisangira. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome Luka 18 umurongo wa 40 nabonye Jacques ariwe gusomye, basomesheje n'ubundi yongera asome mu mikrofone. Ugarukire 42 Soma mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 41 turageza kuri 42. Kandi se ngo urashaka ko mugirirane? Amen. Garukiya utuje aho gusa. Yabajije wabyumvise? Jacques genda ubisoma uhagaze hari inyuma muri uriya muryango. Tuzabayo ririmbyo, tuzabayo abacuranzi mucuranga ariko wibaza ngo icyo ushaka ko Imana yagira ite. None se urambwira kudaseka kugize bitahindutse? None se muri uyu munsi niwo wifuza kuguma se? Imana yakubajije, ntabwo ari cyo wakubajije, ni Imana yakubajije. Yesu agahita ababazwa n'abantu bagenda mu mutima, agahita bababajwe n'abantu turi kumwe.
kandi maze igihe nigisha ko bataraka. Nshatse kubwira iki? Ngiye ndi kubwira sinitaye ku gihe cyose umaze usenga n'imyaka umaze uri mu rusengero, ndikubwira ijambo rivuye ku Mana rya none. Amen. Amen. Umamo. Bashi. Amen. Mwebwe muri kumbwira murabizi, ndabwe ngo muzane iriya mitsima, muzane iyo mafi, muzane iyo mitsima bakinangira. Reka kubwira uhereye nonaha tuvugana, Fidelis Imana ahagaze imbere yawe mu ijwi ry'Imana isumba byose. Menya ko ubutunzi bwawe n'icyo ufite nona, icyo ufite nona gikoreshe neza, kirakuviramo ibintu byose umaze imyaka warakeneye. Niyo mpamvu navuze ko se mbigisha iterambere. Ntabwo Imana yigeze ikuremana ubuzima bubi. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo gushyira umuntu hano ku isi w'ibigeragezo. Mujya musenga ngo Imana ngo ngiye ngo ikigeragezo cy'Imana ngo ndi mu ishuri ry'Imana. Wowe Imana irakwigisha ngo birayimarira iki? Kuki uyaturiraho kuri ishuri? Ninde wakubwiye kuri ishuri? Ninde wagushyize mu ishuri? Kuki dayimoni ikwereka kuri mu ishuri? Amen. Amen. Nakire kubaho mu izina rya Yesu. Amashuri umaze igihe mwiyaturiraho, amashuri bababwiye ko murimo, izere none ahantu amashuri yose agize ute? Ararangiye. Amen. Amashuri y'ubuzima bubi bwo kubabara ngo uri mu mashuri. Imana igize ute? Ababyizeye bahembeye, haleluya. Mezisiye ibintu bibi bya feke, niba ucuranga ngo mugomba kwicuranga kugira ku rwego rw'isi. Uganga amen. Ugacuranga ingoma ku rwego rw'isi. Musore, ririmba uririmbe ku rwego rw'isi. Niba Imana yararwaye impano, waririmba ukabona biremeye, hita wishyira ku rwego rw'isi. Ntiwongere gutekereza usubira iwanyu. Iwanyu ho niyo yabera agatsiko. Umva inkuru nziza. Nubwo nta muntu wigeze kwitaho, ni ukuri niyo mpamvu twaje. Niyo mpamvu Imana iduhagaritse hano. Amen. Ngo wa muntu w'igisuzuguriro, yego, ngo yumva abantu bahita gutya. Yego, arabaza ngo ariko ko ndi kumva abantu bahita, mwambabare ko ntabasha kubabona, mukambwira abo ni bande? Abo ni bande bari gutambuka? Abo ni bande? Abo ni bande? Umuntu mubi mubana no mu nzu ari mubi. Yego, umuntu mubi urasengana ari mubi. Umuntu mubi mukorana ari mubi. Vuga musoya abantu bari mu buzima bwanjye. Uwabajije avuga ati kuko nawe uri kubaza iki? Nawe uri umuntu wo kubaza kwe? Imana ishimwe. Nawe uri umuntu wo kubaza? Suko mwanyumvise. Nawe uri umuntu wo kubaza? Venuste. Nawe uri umuntu wo kubaza? Kandi mureke njye mbabwira ibi bintu. Abantu bazi amakuru yanyu. Vuga ngo barayazi. Barayazi neza. No kuri barayazi. Nubwo wakwigira gute barayazi. Niyo wakisiga utuvuta ukagira gute barabizi ko ibyawe ari danje. Nyina ari uguhanyanyaza. Barabizi neza. Vuga ngo baranzi. Barazi. Ndazikira ngo ntibakuzi.
bikumarira iki? Nukuri umuntu abaje yanga kumubwira, ngabaza n'undi yanga kumubwira, arabaza banga kumubwira, ariko bwa burembe yahapiririje baramubwira ngo ni Yesu. Tuvuga ngo Yesu yaje, tuvuga ngo Yesu yagezeho. Izere umubwiye ngo ni Yesu, ngo abyumvise ngo amatwi yajaga yumva kuwe Yesu, ngo ari umugabo ukora iki? Ibisangaza. Yumvishe ngo anyuza ahantu yicaye. Urimo urabyumva neza? Anyuza ahantu agize ute? Yicaye. Ubuse wowe ntiwicaye? Ntabwo wicaye? Abyumvise gusa kandi ngo yamurenzeho agira ute? Arasakuza. Amen. Ugiye gusakuza ngo usakuze. Haleluya. Amen. Laurent wabyumvishe porofeti? Haleluya. Amen. Tunakuimbaza ukwiriye urariruka buri waguhosa ariko Imana iri kuguhanagura nona.
ishimwe emerera Imana iguhanagure emerera Imana iguhanagure emerera Imana iguhanagure nta wundi waguhanagura abantu bakora umunsi umwe ariko ntibakora imyaka 10 abantu bakora iminsi 2 ariko ntibakora imyaka 2 Imana ikugirire neza ukomeze muhagarare ngo atatse umumpere mikrofone ndashaka ataka ukutaka ni kubohoka aho ijwi ryawe riragera niho kubohoka kwawe kuragera yego urataka waje kuvuga ubutumwa niwe umwuka w'Imana agiye gukoresha gutaka kandi ukutaka nawe uhita ubohoka ukomere Imana amashyi amen ariko ibintu by'Imana biraryoshye cyane halo biraryoshye ibintu by'Imana ngo abajije umuntu wa mbere aramuhakanira abaza uwa gatatu aramuhakanira abaza uwa kane aramuhakanira kandi abo bose ngo bari kugenda inyuma ya Yesu kandi bazi ko uwo muntu nyine ntabona ariko nibuze ariko babaza ko ntabasha kubona nibuze mwamfashije mukambwira uhanyuze nabo bakanga kugira ute reka nkubwire igisuzuguro wasuzuguwe Imana ikidashoboye amen nikasho bashakira ibisubizo mu bantu biranga ariko Imana iguhaye yawe inzira yawe yonyine Imana ishyizeho inzira Yesu ni Imana iri kuvugana nawe nona niba ubyizeye Imana ishyizeho inzira yawe ni inzira wabashije kumubwira ngo ni Yesu wa wundi ukora ibitangaza uhanyuze ngo yumvishe ngo niwe arataka itakubohoka Yesu mwene Dawidi taka n'ijwi ribohoka Yesu mwene Dawidi ntabara Yesu mwene Dawidi ntabara Yesu mwene w'Imana ntabara Yesu ntabara Yesu ntabara Yesu ntabara Yesu ntabara Yesu mwana w'Imana ntabara Yesu ntabara watatse Imana ikagutabara muri iri teraniro taka Imana igutabara ni amahirwe Imana iguhaye ni amahirwe Imana iguhaye ni amahirwe Imana iguhaye taka takira Imana takira Imana takira Imana mucurangire Imana mucurangire Imana takira Imana
Yesu mwana w'Imana. ndashaka Imana ibahe nukuri nta shari bafitiye nta shari riri mu mutima wanjye ndashaka Imana ibahe umugisha Imana impaye n'ibyo tukubaha Imana irimo iravugana nawe ntabwo ari njyewe ndashaka Imana ibahe Yesu ahantu yageraga webonetse gato Yesu ahantu yageraga byaramenyekanaga ko yagize ute yageze kwirirwa hano ntitubona Imana muri twe ntacyo bimaze ngo iryo jwi riragenda rirenga abantu bose bari bamukurikiye na ba bandi badashaka agira ute ahumuka nabo bagize ute ese Faustin uzikara abantu mugendana batakwemera urabizi baririmba uzi gukora umuntu muririmba atakwemera waririmba mu buryo kiribiki wakora dansa tureba ibibuno by'uburyo ari kwiga wasimbuka atako kiriya kiba kiri mu biki kandi mukaririmba nawe nabwiye ngo ntabwo byandakeneye umuntu wese utakwifuriza icyiza umudepanse mushumba reka mubwire uri umushumba wanjye ndakubaha nyagubwambira amaso yanjye akubonye Imana irakuzamuye umutima ufite Imana igibona ngo ari umwana mutoya Ikinyarwanda uracyumva neza neza hari igihe kinini wagiye urwanwamo n'uyu munsi hari intambara zikurwanya hari izuzi n'izo utazi Imana iravuze kubera umutima wawe ngo ikibusurika mu meze nk'umwana mutoya ngo irakuzamuye none ntabwo uzongera na rimwe n'ubundi wari wubashywe ariko nta na rimwe uzongera gusuzugurika Imana irambwiye ngo amaboko ya mbere akuzamuye nayahana nubaha abashumba niba ari ikintu ngiye natonde kubera ko nabavukiye muri n'abashumba ndabizi ibyabo ndabizi neza ndabubaha amen ikintu Imana ivuze hano bambaye amafaranga menshi agira ngo ni makeya menshi cyane nyakubahwa ihangane gatera imbere ubereye none Imana irakuzamuye subirire kwicara mu cyubahiro cye uhereye none aha murambura ibiganza mu rwego Imana irakuzamuye inama nakugirira uriya n'umutangi ikonekite ku mavuta ikonekite ihuze n'amavuta Imana iramuzamuye
Imana ishimwe. Ariko mwabonye gutanga bihesha iki? Uratanga ntibishira biraza. Ukagerageza kubyimaraho reka ariko mwaritse tugakunda. Njye nabakunze ntimuntere Satani. Sibyo? Ngo ryajwi rye ngo riragenda rigera kuri abandi bose banze kugira ute kumwumva no kumuhinzira. Reka mubwire muri rero aguka nguhanurire inzira yawe maze iminsi isobanisha. Inzira yawe imaze iminsi isobanye. Bareke mbabwira akantu kamwe. Ubundi tunasenga. Dusenge. Ni bande barobera muri Victoria bazamura ibiganza. Mubizamure nshaka. Igihe cyanyu kirageze. Ese ubu ni iki naba kugira ngo mwizerwe? Umukora iki? Mwaretse kundera agahinda mugatera n'Imana yanjye. Ubu nkora iki kugira ngo mwizere mwabagabo mwe murambura amaboko yanyu mwakirakiye? Iriya nzira Imana yaciye ibori yantakuzana inganda hano ku musozi wa Kama. Yamushinga inganda mu Rwanda. Ibinzira yo kubaka amahoteli Kampala no mwambabariye oya mwambuye uyu mutwaro nukuri mukizera ko Imana yanzanye kugira ngo nukuri iki kirema kitarizera nukuri ntabwo byari gukunda nukuri pe ndabiginze nukuri muraroba ariko ntimufate uko bikwiriye. Noneho ndashaka mufate mwubake inganda hano ku musozi. Noneho ubwo mwanze kwizera ngiye kubizera. Ngiye kubizera abafatikana nanjye kwizera murabibona ko byabaye. Umunsi umwe ngo arababaza ngo ese ko muba muyivovota ko mwasubiye ubundi hari ikintu mwigeze mubona? Ese ko mumaze igihe muri aya mazi ubundi bimeze bite? Uzi ibibazo bamusubije urabona urumva none se wowe ngo biba bimeze gutya aravuga ngo waca uceceke mbabwire ndikubwira abagabo amaboko yabo yerekeje hariya nibo ndikubwira none n'abagore banyu mwese ntimutere Imana agahinda. Ntimutere Imana agahinda. Ndashaka mwizere ukamuba kunyuranya mwese abwira ndashaka mwizere ngo arababwira ngo ni mu nyumva uko mvuga arabwira ngo njyewe Yesu uri hano ni mu nyumva uko mvuga. Muraroba mukaroba nyine bikagenda ariko hari ijambo ngiye kubabwira none. Faustin yarabwiye ngo nimwongere mugire mwakizeye
kugira ngo nuko utarya gase kugira ngo nuko utarya ijambo ry'isahani urarizi wowe ego kamanda isahani mwese Imana y'amasahani ndashaka iki kintu umva neza Imana yabwiraga aho mwari muri kujugunya umwana wawe yumva ijwi rivuye ku Mana ise direct kubera iki ndashaka niba Imana yereye ko amaboko yawe yerekeza muri Victoria resulta yayo ribu Uganda hano ku butaka. Amen. Abagabo bari kunyumva mutere haleluya. Amen. Niba Imana yereye ko yerekeza amaboko yawe muri Victoria resulta ibe hoteli hano ku butaka bwa Uganda. Turabyakiriye mu izina rya Yesu. Iyo Imana iri kuvugana nawe birabera ubyizeye birakorekera ubyizeye igisubizo ni umunsi aba wongeye kwerekeza mu nyanja uzamenye ko wizeye Imana koko ngo barahindura. Amen. Mbabarira aho waruri ubahindure bahindura icyerekezo arabwira ngo nimujugunye hano tandukana na mugenzi wawe aho waruri mugenzi wawe n'aba ari hajya nuko babwiki aho waruri mugenzi wawe n'aba ari hajya abari haruguru bajye hepfo abari hepfo bajye haruguru mutandukane. Imana ikugane namwe dusenge tujye kwiryana. Mwumve ijwi ry'Imana mwongera gusubirana mu kiyaga mufite ijwi ry'Imana ryari uhereye nonaha sinzongera kugira ishyari sinzongera kugira ishyari sinzongera kugira ishyari mugenzi wanjye mwatuye ijambo ry'umugisha nimwatureho. nabibonye urukundo rwaje ngo atatse ngo ijwi rye ngo kugira ngo baryumve bamuhuze n'uwari guhamagara bo bakajya bamucecekesha bashaka kumufata ku munwa vuga ngo Yesu wenyine aba ari we uryiyumvira. Yesu wenyine aba ari we uryite araryumva aba ari we uryumva akabwira ngo uwo ninde utaka ninde ndi kumva iryo jwi ko numva ritabaza cyane murabyumva murumva icyo kintu uwari impumyi yegera Yesu ngo ataramugeraho ngahita abona ko akwiriye kugira ute yego yamubajije ijambo rimwe gusa ramaze murifuza ko nakugira. Amen. Abagabo berekeza amaboko yabo hariya mwese ijambo batuyeho mubanza kumva ijambo batuyeho vuga ngo uhereye nonaha funga igipfunsi cyawe ndakiriye fungura uhereye nonaha nzasubira muri Victoria funga uko navuye ubushize haba ariko nzavayo nzavana y'ubutunzi ifeza izahabu n'icyubahiro ifeza izahabu zazamukane kuri ubu butaka bwa Uganda. Imana impaye Uganda, Imana impaye kubaka hoteli, Imana impaye kubaka inzu ikomeye, Imana impaye ubuzima nyabuzima, Imana impaye abana banjye gukomera, Imana impaye agakiza ku
bwuzuye. Imana impaye gukora mu buryo budasanzwe. Sinzongera kuba igisambo ubereye nonaha. Akaboko kanjye naramburiye gukora. Hari ibyansinze, sinzongera gutsindwa. Narahombye, sinzongera guhomba. Umuyaga wantwariye ubwato, ibintu birakomera. Ubereye nonaha ntibizongera. Bikozwe kuri iyi tariki, bikozwe muri uku kwezi, bikozwe muri uyu mwaka. Sinzongera kuganya, sinzongera kuganya. Nabyizeye kubera ko ibi natuye ibyo byari bindimo. Nakiriye umugisha ubereye nonaha kugeza iteka ryose. Abuzukuru, ubuvivi n'ubuvivure uzagendere muri uyu mugisha. Nakiriye nonaha none n'iteka ryose. Tugiye gusengera abantu barwaye. Rambura ibiganza byawe urwaye. Sikarwaye narambura ibiganza. Ndetse usiko urwaye, umaze igihe urwaye, yaba indwara yagufashe none, yaba imaranye igihe, zamura ikiganza cyawe kandi wizeye. Ahantu Yesu yari ari, yakoraga ibitangaza, agakiza n'abarwayi. Yesu ari hano kandi umugambi we no kutugirira neza. Vuga ngo Mwami Yesu, uhereye nonaha natatse kenshi, nagiye mu baganga benshi batandukanye, nabuze igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Ariko nk'uko iriya mpumyi bahoraga bayicunaguriza ku irembo, ku nzira, abayinyuzeho bose bakayirenganya. Uburwayi bwanjye ntakiri igisubizo nakiriye usibye icyawe. Nta kundi gukira, ni wowe unkijije. Nonaha nizeye gukira, nonaha nizeye gukira. Komeza usenge, ndashaka abantu barwaye mwizeye. Komeza usenge mu mutima, ndashaka mwizeye. Izere uko Imana yakijije niko nawe ikukijije. Ariko yarayibajije gushaka iki? Uburwayi bwawe Imana irakuzi, ishaka kugukoraho. Izere Imana igukize. Uyu mwana uri hano nawe mama waramwizereye, amwizereye gukira. Uko abakozi Imana bamurambitseho ibiganza, mama we namwizerere umwana yakire gukira. Vuga ngo Mwami Yesu, uburwayi niyumvagamo uhereye nonaha ndizeye, sinzongere kukumva, sinzongere kukumva. Nakwizeye, nizereye mu ijambo ryawe nk'Imana y'ukuri n'urukundo. Nizeye ko unkijije. Amen. Komera Imana amashyi. Amen.
neza nta muntu n'umwe ari Imana ireba ijisho ribi nta muntu Imana yanga nta muntu Imana igirira nabi n'ukuri nta kibazo Imana Imana ni Imana y'urukundo Imana ni Imana y'inyembu uko ubishaka uko utunganije umutima wawe niko Imana isa Imana ishimwe mwige gukorera Imana muri open mu buryo bw'ukuri n'urukundo mubikore muki mu rukundo yes ari Imana isikora none ahantu ndikuhabona amavuta menshi cyane ahantu hagiye kuza abantu bavuye i Burayi kubera amavuta yabo amen twubake vuba vuba hano hagiye kuza abayobozi benshi bo muri Uganda bazi kureba imbaraga z'Imana zikorera amen ni ukuri mureke mbabwire mwabagabo Imana irabizamuye amen ntabwo bikuye ku mashuri mwiza ntabwo bikuye ku kazi mukora Imana irizamuye Imana irabazamuye nambura ibiganza byawe ugambuhereye nona ndemeye gukorera Imana iyi nzu turimo tuvugira mu izina ry'Imana nta kindi turi kuvugiramo usibye wowe Mana dukeneye amakaro dukeneye ibirahure dukeneye sima dukeneye parafu nziza dukeneye amadushe n'amatuwarete meza uhereye nonaha dukeneye n'ibyuma dukeneye na rayiti nziza mu rusengero dukeneye intebe nziza cyane mu rusengero dukeneye n'agatute keza cyane mu rusengero uhereye nonaha ibyo nemeye kubikora ndabyizeye kandi nakiriye umugisha umpaye uhereye nonaha nemeye gukora ibyawe nanjye umpaye uburyo n'ubushobozi ibyo nemeye sinzatsindwa ijwi rimbwira ngo hoya ntabwo nzaryumvira kuko rizaba ari iry'umwanzi icyo ngambiriye ndagikoze none iteka ryose subira mu mwanya wawe amajoro yose mu mwijima arikitayo biratanguka amajoro akazi ijoro amajoro yose mu mwijima arikitayo biratanguka
nimunyumve neza, munyumve neza. Urwabo hagaze mu mutware w'Imana no kwizera Imana yantumye kandi nyemereye kuvuga. Ndashaka ko mwese ndabakunze mu izina rya Yesu. Ubundi ndakubwiza ko ntiwasaba umugisha nta rukundo ufite, uwo mugisha usa ibibaho. Mwese hatavuyemo n'umwe ndabakunze. Ubundi kubera ko ari mwe mutwaro, muheka umutwaro uremereye w'umuryango, nimwe mubibona we, murabibona mugaceceka, murabibona mukihangana, ariko nimwe mubibona ibyo umugabo atarabona nyamara ari ubibona. Yego, ubundi mwebwe muri intare z'ingore. Intare y'ingore niyihiga byadanje. Intare y'ingore igira umujinya mwinshi cyane. Intare y'ingore irahiga kandi ikazana umuhigo. Yego, baturaho umugisha mutigeze mubona. Ni ukuri ni mwese ibiganza byanyu ngiye baturaho umugisha. Mumbabarire mukuru umutima w'ishyari. Niba ari umuntu wangaga avuga ngo sinzongera kumwanga, curuza mu mujyi wa Kampala, abari mu ngo muve mu ngo mujye gufungura amaduka akomeye. Kubera iki? Kubera iki uhora urambura ibiganza? Umugabo akeneye gukora nawe ugakora. Umugabo yinjize nawe winjize. Abagore mugomba kuba abakire cyane, mugomba kuba abantu badasanzwe, mugomba kuba abamiliyoneri. Umugore w'umunyabushobozi nta kintu yiganira, nta kintu asaba umugabo. Hari n'igihe usaba umugabo, hari n'igihe usaba amafaranga ntayo afite, ariko uhereye none agashaka umugabo wawe agira ibyishimo. Bite byawe twiriwe imbere y'Imana kuva mu gitondo. Yatubajije mushaka ko bakorera iki? Yakubajije murashaka ko igukorera iki? Ndi kuvugana n'abamama none Imana ikuvugana nawe. Murashaka Imana ibakorera iki? Murebe bya bibazo bifite mu ngo zanyu. Murashaka Imana ibakorera iki? Ntabwo ibintu byose ari umugabo uzabyirengera. Ntabwo ari umugabo uzabyirengera byose. Umugabo wawe nawe aruhuke diye, agira imitwaro nawe aruhuke. Amen. Murahari? Muri ab'agaciro, muri abantu bakomeye. Nimwe mu ba mbere bagiye kuvuga ko Yesu yazutse. Imana irabakunda. Muvugirize Imana kandi muribwire ngo turahari Imana. Turahari Imana. Turahari Imana. Turahari Imana. Turahari Imana. Mudakira Imana irabumva. Turahari Imana. Turahari Imana. Turahari Imana. Amen. Ijwi ryawe nta muntu waryumvise, ariko irya none aho utatse Imana iraryumvisha. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo irya none aho Imana iraryumvisha. Ni kenshi natatse, ariko uyu munsi Imana iraryumvise. Murambure ibiganza
ibiganza byanyu dusenge birambure nk'umuguru w'Imana icyubahiro hahandi umva ko byarambuye vuga ngo Mana wandemye igitsina gore umumaro wanjye ku isi urawuzi gushimiye ko wandemye mu ishusho yawe uzi n'umumaro wanjye nonaha hari ukuntu mbibona ubona ko Satani yanyibye ariko uhereye nonaha buri mugambi wose waba uturuka mu gisekuru waba uturuka aho nashatse waba uturuka ku banzi banyanga imigambi yose mibi ku buzima bwanjye bitandukanyije nayo uhereye nonaha izongera kumbona hagati yanjye nayo ushyizemo inkota kandi yaka umuriro ku buryo igihe cyose imbaraga z'umwijima zishaka kumyegera zizajya zishya zirahiye 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 uhereye nonaha ngeze iteka ryose weretse umutwe wanjye fata ku mutwe wawe uvuga ngo Mwami Yesu uyu mutwe ni isoko y'ibitekerezo buri bitekerezo byose byambaga bidafite icyo byamarira uhereye nonaha ndabisohoye sohoye ibitekerezo bidafite umumaro hindura uwo kwaguka nakiriye ubwenge uvuye mu ijuru kubw'ijambo ryawe ndakize mbaye umugore wo gutekereza gutekereza urugo rwanjye gutekereza iterambere ry'igihugu sinzongera gukena ukundi sinzongera gusaba sinzongera kubura uko ngira uhereye nonaha nakiriye amavuta y'ubushobozi hari ibyo nabonaga mu rugo rwanjye bikwiriye guhinduka byose nishimiye ndabisohoye ninjije ibishya abana banjye batuyeho umugisha reka abana banjye bashimishwe n'imigisha batubonana mu rugo ntituzongera gukena ntituzongera kwifuza tubaye abagore b'umumaro ku itorero tubaye abagore b'umumaro ku itorero dukuye inzangano mu mitima yacu dukuye amashyari